Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, nk'uko mudahwema kudukurikirana cyangwa se tudahwema kubagezaho ibyiza byose umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, tubicishije kuri channel yacu ya Nzuri Market. Ni nako tubazaniye iyi nzu nziza ya konoshi, niko dukunda kuzita, cyangwa se tuwatire kashe, iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Iyi nzu iri ku Gisozi hariya munsi ya fawe gato cyane, ikaba iri kugurishwa. Iyi nzu iri kugurishwa kandi iragurishwa amafaranga make cyane, make. Mbere ko nkubwira ibindi bikurikiraho, kanda subscribe utarabikora, ukore sabone, wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa ukore kukazogera, ukore share, tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, tukwibutsa yuko tukubakira inzu nziza ku giciro gitoya kandi rwose dukoresheje ibikoresho bijyanye n'igihe, udahenzwe, tukakubakira, tukagufasha ku managing imitungo yawe, tukagufasha kubibyaza umusaruro, ukajya uvugana na konti yawe gusa. Yes, nk'uko muri kubibona nyine ku mashusho yanyu, ni inzu ya tuwatire kashe cyangwa se konoshi nk'uko dukunda kuzita. Ikaba ari inzu ifite ibyumba bine binini bihagije byo kuryamamo, ikagira dushe na toilette ebyiri, ikagira salon nini cyane, saramanje nini, ndetse na cuisine ihagije. Iyi nzu rero ifite kandi annex nk'uko mwagiye muyibona, twaberetse annex yayo. Ifite icyumba twakwita ko ari cy'umukozi, igikoni cyo hanze, stoke yacyo, ndetse na dushe na toilette byo hanze. Iyi nzu akaba ari inzu y'insirimu ifite isuku ihagije nk'uko muri kubibona. Aha ni muri salo yayo, murabona ko ifite salo nini pe, urabona ko inatuyemwo cyangwa se irimwo umusirimu, urabona saramanje, ndetse ikaba ifite na plafo nziza, amakaro, mbese ibintu byose biyigize ni ibintu bigezweho gusa. Iyi nzu turi kuyigurisha amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro kayo. Mbibutse yuko iri hano ku Gisozi munsi ya fawe gatoya, aho iyi nzu ifite ibyumba bine, dushe na toilette ebyiri, salon, saramanje, ndetse na cuisine na annex, ikagira kandi parking na jardin. Iyi nzu rero ndagira ngo mbabwire yuko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 420, mu gihe izindi zigira ubuso bwa metero kare 300. Urumva rero ko ari ikibanza kimwe n'igice iyi nzu yubatsemo. Turayigurisha rero amafaranga atari menshi, miliyoni 95, kandi ziri negociable. Miliyoni 95 ni igiciro. Iyi nzu ukaza ukayegukana. Niba wayikunze rero iyi nzu, ushaka kuduhamagara kuri nimero zacu mumaze kumenyera muri benshi, arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 kabiri inshuro eshatu 0123. Si ibyo gusa kuko ushaka kudusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Komeza rero ukande subscribe cyangwa se sabone, ukore kukazogera, ukore share, tujye tubana umunsi ku wundi iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, ngwino wigurira iyi nzu nziza rwose idahenze. Ubundi muri iki gihe kubona inzu ifite isuku, iri moderne, ifite amatoilette, ifite amacuisine, ifite parking munsi ya miliyoni 100 mu mujyi rwagati, muri iki gihe cya none ni ibitangaza. Ku nzu yubatse mu buryo bugezweho nk'ingi, yubakishije ibikoresho bihenze, kuyibona munsi ya miliyoni 100 ubundi muri iyi minsi ntibisanzwe. Iyi rero noneho ni 95 kandi nazo ziganirwaho. Ni karibu cyane rero, tubahaye ikaze iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Ciao.